amakuru mbazaniye ni iminota itarenze 10 yitwa Israel Mbonyi mwabavandimwe mwe uyu muramyi wujuje arena inshuro zigera kuri 2 atengushya abanyarwanda agiye kwamaza inzoga mutajya ngo nama ni ibintu nivugira bamuhaye ubutumwa hano. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane aho muba mudukurikira muri mu bice bitandukanye. Nitwa Patrick the Entertainer, tugaruka amakuru gute se sigurutya se ubwo se ndatangira cyangwa komereza. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane aho muba mudukurikira muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Tugaruka muri stories zitandukanye. Iyi hene nayo nagira ngo nyizane mihita incika. Noneho amakuru mbazaniye ni iminota itarenze 10 yitwa Israel Mbonyi mwabavandimwe mwe uyu muramyi wujuje arena inshuro zigera kuri 2 atengushya abanyarwanda agiye kwamaza inzoga mutajya ngo nama ni ibintu nivugira bamuhaye ubutumwa hano agiye kwamaza ngo inzoga yitwa Nzobya. Hari witwa Habimana Theogene niwe tugiye gufunguraho ikiganiro. Habimana Theogene akimara kubona witwa Israel Mbonyi akimara gusinya amasezerano yo kwamamaza akamamariza Sikoro ikinyobwa cyitwa Maritona, ariko kuvanima akantu ka Sikoro n'ubundi bisindisha barashobora kuzajya yinyabya wenda akanywa kuri kapanashi, ariko kapanashi kabamo karukoro gakeya. Uyu mugabo rero witwa Habimana Theogene akimara kubona witwa Israel Mbonyi amaze gusinya aya masezerano akimara kwinjira mu bariyo mbibutse ko Reyo Day yaje, urumva agenda ncomeka mutundi tuntu ku ruhande kugira ngo iminota igende yongera. Nk'ubu nk'aka kareyo ntago narinje muri siporo ariko mwangashyizemo kugira ngo iminota ngere nyongeraho gake gake. Reyo Day izakina na Azamu ako ngako kaba gatwaye amasegonda make kugira ngo n'ubundi ya minota yanjye igende. Habimana Theogene yahaye ubutumwa Israel Mbonyi, ubundi niyo mpamvu nge nashobora kumva izi ndirimbo zabo kuko icyo bagamije ni ukwicururiza biyitirira imirimo w'Imana, akaba azi neza ko vino ari umukobanyi kandi kushukwa nazo nta bwenge agira, none agiye kuzamamaza. Urumva ko nawe ntabwo ni la tete vide. Mwabavandimwe mwe ibintu birababaje ubwo ahindutse umureyo mu bandi da. Niyo mpamvu nahise ncomeka amakareyo nyine kumva abareyo Sikoro n'ubundi niyo idutera inkunga yitwa Karamuka 2500. Iyo nzoga niyo bita Nzobya. Byose no gushaka amafaranga vuba vuba. Abaye umusinzi birarangiye. Uyu ngo yitwa Rogers Wadi. Ariko se ubundi wa mugani reka twirebere ngo ubundi wa mugani birakwiye ko umuntu uri indirimbo z'agakiza yakwamaza ibinyobwa birimo ibisindisha. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uri mu bakomeye mu Rwanda Mbonyi Cyambu Israel wamaye nka Israel Mbonyi yagizwe brand ambassador w'ikinyobwa kidasembuye, ariko buriya bigoye ko asobanura abantu ko kidasembuye kandi n'ubundi gikorwa na Sikoro. Israel Mbonyi nekereza ko nyirangatengushya abanyarwanda, nanjye aranengushye nubwo nyine arimo arashaka. Rero uyu muvandimwe witwa Israel Mbonyi Cyambu nyuma yaho rwose navuga ngo yagiye yigarura imitima y'abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi zinkoko nazo. Israel Mbonyi rero nyuma yo gusinya abantu bagize ibitekerezo batanga, niyo mpamvu nanjye ndimo gutanga ibyanjye, nawe niyo mpamvu uri buze kujya muri comment wenda ukanuka cyangwa se tukabyumvikanaho. Gusa abantu bibaze si wa mugani uyu muntu niba aririmba gospel biba bikwiye ko ajya kwamamaza inzoga. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu. Ushobora kuba wenda nk'uyu nguyu wabonye ko yatanze igitekerezo cye avuga uko abyumva, nawe nyine ujya muri comment ukatubwira uko ubyumva ukadutuka cyangwa se n'udutuke. Ariko icyo mugomba kumenya ni kimwe, no kubera none nyuma yo ko umuntu wenda wari umuhanzi wa gospel aba afite ubundi buzima abamo cyangwa se afite wenda ukundi kuntu agomba kubaho. Bamwe akanavuga bati wenda biranashoboka wenda ko iyo Maritona itarimo ibisembura, ariko nyine kumva kampani muri rusange yo kumva nyine ko isanzwe izwiho gukora ibinyobwa bisembuye, bamwe bakaba bakwibaza nyine ko ari ibintu bidafite icyo bitwaye. Benshi rero ku mbuga nkoranyambaga batangiye kugenda bavuga bati uyu muramyi ngira ngo nawe ashobora kuba agiye. Mwabonye witwa Meddy nyuma yaho Ngabo Midari agiriye muri gospel, nabonye ko ari ibintu bimwe byahindutse. Ubundi ntekereza ko nicyo kintu kiranga umuntu wakijijwe. Iyo umuntu akijijwe haba hari ibigomba guhinduka, ibigomba gusa naho bihindukamo gakeya. Israel Mbonyi kuri Instagram ye yaje rwose nawe kuba postingaho iyo Maritona, bamuhugenera rwose ubutumwa buri muri comment.
bamwe urebye n'utu ducupa ukuntu tumeze ushobora kwibwira wenda ko turi tujya kumera nka gukira ka turebe tujya kumera nk'akayoga kitwa turbo ubona ko kari muri nozi imeze nka turbo kabisa sha hari undi wagiye muri comment irambwira ati wow fata icupa neza nk'agapeti kabisa undi ati karibu nishangaye mitumishi ameamaguka we can't wait to see you in Kenya abo n'abanyakenya bamuhaye ikaze maybe amafaranga oriented than bringing people close to God hano ni nko kuvuga ngo amafaranga buriya mwabantu mwe nta kintu atagukoresha amafaranga za hano akazana umuntu hano akicara hano nta kintu agiye kubabwira akagenda kwepa buriya nta mafaranga tuba turimo tugenda dushaka baravuga bati rero uyu murokore amafaranga buriya nta kintu atagukoresha atumye ava ku Mana ho gake kugira ngo abanze akorere amafaranga yongera yashake turi mu bitekerezo bigaragara kuri Instagram y'uyu mugabo urumva ati meheti talent bro go and drink cold non-alcoholic drink burya uzasomeho niko bamubwiye hari undi witwa Mike Mangenda official yaho umwana w'Imana ibi ntibikwiye habe na gatoya urumva aho ati koko umukozi w'Imana my first reaction was to see if it's alcoholic abantu bose bafite amatsiko yo kunywa kuri iki kinyobwa ndekeza ko ari na bimwe mu byatumye uyu mugabo witwa Israel Mbonyi bamuhoye no contract yo kwamamariza Skol nuko bavuga ati ni brand nini kandi buriya umuntu wese araza kujya aza kunywa kino kinyobwa atari uko wenda gishaka cyangwa atari uko wenda gikunze ahubwo azanye mu munzani yo kumva se ko kumukozi w'Imana nawe harimo agasembuye ngo agasembuye kari imibanga with love from Nigeria it was a pressure working with you I was going to shoot out in capital letters ati umukristo aragiye unati ngenda bikunze Tsuriza Anderson Milton hejuru cyane none se Milton ni ikinyobwa gisembuye abantu bose ubona ko bafite amatsiko ubona ko abantu bose bafite amatsiko bavuga ati ndabona ukuntu anywesha icupa nkabona n'ubundi asanzwe azinywa yitwa Eric Niyoshyaka ndakibaza niba Milton atari igisindisha ubona ko abantu bose bafite amatsiko ariko se wamugani byari bikwiye ko umuntu ukora gospel cyangwa se umuntu uririmba indirimbo z'Imana amamaza ibinyobwa n'ubundi biri muri company ikora ibisindisha ariko nanone abantu bakaba bati nyamuneka buriya nanone nubona umuntu nanone akora gospel buriya kuba umuntu akora gospel nago bituma n'ubundi bimwambura ko ari umuntu sibyora kuba umuntu yakora gospel nago bimwambura ko ari umuntu mujya mwona bamwe mu bantu bakora gospel ukabona bamufashe yihaye akabyiza ukabona byabaye igitangaza ariko buriya n'abakora gospel nyamuneka baba bambaye umubiri kandi koko uyu mutobe uri kwamamaza turawunywa afata icupa kinyamwuga ukuntu uzi gufata agapeti nibyo birenze ndabona agiye kurusha Kenisi kwamamaza urumva kumbi na Mbonyi asigaye anywa inzoga ni ibitekerezo by'abantu ni nayo mpamvu mbaye ndekeye hano kugira ngo nawe uze kujya kuri Instagram ujye witwa Israel Mbonyi nawe usomeho nyamuneka Israel Mbonyi kandi vuba cyane araza kuba ari Uganda ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani araza kuba ataramira Uganda ahitwa Mbalala Mbalala University in Grounds abantu bari Uganda rwose muze gutegereza uyu muvandimwe watangiye kwamaza Milton urumva muze kujya kumusanganira rwose abanza batema ibintu binini cyane rero abantu barakibaza niyo mpamvu navuze n'ibyo byose tuganire wa mugani ngewe urumva ari ikuntu nsa n'ubogamiye rimwe ku ruhande rumwe cyangwa se ubundi wenda nkaba nakongera nkajya ku rundi ruhande ubundi reka twibaze ngo Mbonyi yakoze iriye kosa kwamamaza ikinyobwa cya Skol yahawe amafaranga ariko reka turebe hano mu nkuru igaragara ku Nyarwanda turebe ngo Mbonyi yahawe yayo mafaranga nyuma misi ngaruka Israel Mbonyi agizwe brand ambassador w'ikinyobwa Milton cy'uruganda rwa Skol
umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uri mu bakomeye mu Rwanda Mbonyicyambu Israel wamamaye nka Israel Mbonyi yagizwe brand ambassador. Reka turebe amafaranga niba arimo. Ni ubwa mbere uyu muhanzi agiranye amasezerano n'uruganda nkuru rwenga ibinyobwa bisembuye cyangwa se bidasembuye. Uyu muhanzi rero ni ubwa mbere rwose ngo agiye mu binyobwa bidasembuye, bamwe bakavuga bati se nk'uko abyaramwe amagenda ava mu byizerwa. Uyu muhanzi wamamaye cyane mu ndirimbo zirimo nka Nina Siri yashyize umukono ku masezerano yo kwamamaza Maritona kuri uyu wa gatanu tariki 26 Nyakanga mu muhango wabereye kuri hoteli ari kumwe n'umuyobozi mukuru wa Skol Brewery Limited Eric Gilson. Asubiza ikibazo cy'umunyamakuru wa Inyarwanda, uyu muyobozi cyangwa se uyu mukire yavuze ko bahisemo gukorana na Israel Mbonyi kubera ko ari we nimero ya mbere mu bahanzi bo mu Rwanda. Urumva Israel Mbonyi kumbe burya ngo niwe muhanzi wa mbere? Ntabyo narinzi. Ntabwo narinzi ko ari we muhanzi wa mbere, ndimo najya nagana ku musozo. Ntabwo narimbizi ko ari we wa mbere. Ntabyo narinzi kabisa. Rero reka wenda namwe masigira umukoro wo kumenya ngo ese wa mugani bimeze bite. Reka mbasigira umukoro namwe musigane mwikoresha akanama ese koko birakwiye ko umuntu uri indirimbo zo guhimbaza Imana twongera kumubona mu bya Skol, ariko nanone abandi bakavuga bati se nanone wa mugani umuntu ko niba akorera amafaranga bivuze ko atagira bivuze ko atakorera ibyo biceri. Ushaka kwamaza ikintu ariko ntukimwe. None se uyitwa The Ben sinabonye yamaza ibinyobwa bisindisha kandi atabinywa. Birashoboka cyane, ariko nanone ukibaza ngo umuntu wamugani yamaza ikintu atanywa gute. Nabyo ntekereza ko bamwe mu bantu bafite amakampani yamaza bino bintu bakwiye kujya babyigaho, ugakoresha abasinzi niba ugiye kwamaza ibintu by'ubusinzi. Ukoresha nka Yaka, ukoresha abandi bantu bari aho ngaho, ukumva nyine ko wagerageza ukaba wagira gute wareba ukuntu bikoramo akazi. Rero namwe muduhe ibitekerezo nk'uko mubyumva, gusa wenda ngewe uko mbyumva ni uko wenda numva nta kintu bitwaye. Nta kintu bitwaye ko umuntu yakorera ibyo biceri akabirya kandi none akomeza gukora umurimo w'Imana, cyane cyane ko nanone ariko nanone bishobora kugira bamwe bigushe akabati wenda se niba umuntu akora gospel hari ibintu bigomba guhinduka nanone kugira ngo umuntu abe yejejwe cyangwa se yera aba agomba kubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bantu. Ariko nanone amafaranga hari igihe rimwe na rimwe nyine agukura mu byizerwa. Nibyo mwakoze kudukurikira n'ubundi reka dusubire mu biganiro byacu bitamara Imana bane nama.